akurikije yuko acana kuri gaze kandi gaze yiyongereye nawe urabishyigikiye cyane koko se cyane wese gaze niba yongeye kandi yacanaga kuri gaze uragira ngo bigende bite none se uwo muturage we mugiye guheka muciye amafaranga menshi wari kuyakuranye umuturage se arayakuye mu byo guhinga mukarane kwishyuzwa mituweli y'ibihumbi 5 ayo mafaranga azayakora akora icyatanu niyo mpamvu rero abamotari nuko esasi yazamutse none abakarani bo niki cyazamutse twebwe ibiciro ku isoko amafaranga dukorera make hano muri resitora za Gicumbi hano mu karere ka Gicumbi ifura ya make kugura make ni icyatanu mwazamuye gute ubu ngubu bihagaze gute niba umufuka w'igiciro twawupakura umufuka wa sima twawupakuraga amafaranga 50-30 gutyo twashakaga ko ibiciro twabizamura uko ibiciro biri guhenda kandi ku isoko ibiryo biduhenda tukawugira ku ijana kubagira ngo tubashe guhaha ku isoko tubashe kugura ipantaro cyangwa ukaba wagura n'agako. uwo rero uzana mu mujyi wa Byumba aho ni mu karere ka Gicumbi utemberera hano hafi reka nkurangira ahantu rero wagera ino ukaryama ugasinzira neza mu Mucyo Home Limited niho biri kubera ibyumba byiza amacumbi ndetse iyo ugeze mwaho kurara bagukora komande nziza hari n'ibinyobwa byiza cyane isuku mu Mucyo Home Limited ni inshingano kuri bo umutekano maison de passage ibyo byose ubisanga mwaho ngaho mu Mucyo Home Limited iyo ubazaniye umukiriya iyo uzanye umukiriya baguhara amafaranga baguha iyo uzanye umukiriya baguha amafaranga ndetse n'umukiriya iyo amaze iminsi myinshi cyangwa yatanze komande y'igihe azamara mu cyumba bamuha igabanyiriza baramugabanyiriza nta handi bibera rero ni mu Mucyo Home Limited. Ikindi bakorera aho bita mu Rugano harani hepfo ya gare gatoya umanuka rakora ADPR ugaca mu gahanda akamabuye gari waba uri kuri stade rero naho ukaja inyuma ya stade gatoya niho Umucyo Home Limited bakorera. Iyo uri umunyeshuri cyangwa uje kwiga cyangwa uje gukorera inaha ugashaka ahantu ushobora gucumbika mu Mucyo Home Limited naho wakerekezamo kuko byose birahari. Naho rero wowe niho nagushishikariza ushaka rero ufite ibirori bigiye bitandukanye haba ufite isabukuru waba ugiye gukoresha private shower aho mu Mucyo Home Limited byose barabigufasha. Hari ibinyobwa n'ibiribwa biba bihari ndetse n'ibyumba byiza ubwira ibyumba byiza bishashe neza hose ubisanga mu Mucyo Home Limited. Karibu mu Mucyo Home Limited bagwe service nziza. Ibihe byiza mwebwe mwakoze subscribe ku Mucyo TV turabakunda cyane turi hano ku Gasima murumva ko barimo banavuga ibiciro bigiye bitandukanye turi hano ku Gasima tugenda dutembera tubatembereza tubereka kuntu agasima gifashe rwose reba hano ku Gasima nta kintu kitaba gihari turi kumwe rero na Kazungu na Gentleman wari baravuze kera cyane Kazungu uyu Kazungu dusanze hano ku Gasima ni umuntu wagiye utegura filime inshuro nyinshi cyane bigenda biferinga sinzamenigeze. Kazungu amakuru ni meza cyane tangira wibwire abakurikira Umucyo TV ntaga nazi gukorera ese kuyiba utanayifata wayitereka hasi yatangira umuguye gituma hano ku Gasima wenda gusubira inyuma amakuru reka tuwa Umucyo TV tubwire urakoze neza kumpa ikaze ku Mucyo TV nitwa Yakaremye Patrick nijye wabateguriye by'urunyogwe amabanga y'ingo kongeraho umuvumbyi mukuru ibyo byose se by'amabanga y'ingo umuvumbyi mukuru ni ibiki? ni filime nagiye ntegura zagiye zinasohoka wasanga ku Nzozi keke movie. None se izo filime twazibonye turanazumva kandi turanazireba ese hano ku Gasima byifashe gute?
Jamba ndi gukora hano ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto gare ya siporo nayakeneye twayakugurisha waba ukeneye moto za okaziyo urazibona ewana niko kazi mba ndi kwikorera hano ku Gazimato iri gare naryo riri ku isoko bayakeneye nk'aya yawe iyi sifiro iri ku isoko igare nyaboneka imodoka ni imodoka impamvu uzacunga abantu bose bajya bajya guparika gare za moto imodoka ariko iyi ngiyi ijoro n'amanywa ijoro n'amanywa ok twishimiye guhura na legend aje kugurisha igare aje kurikoresha umva asanga nyine nsanze ndi mu igaraje njyewe nyine muri rusange ngende mu igaraje si uko nagurisha nshaka iki mwana amafaranga nahize agashogoro kaje ok murakoze kutugosora noneho waje mu igaraje wowe twe turi mu igaraje uri ikinyabiziga se dukomenesha amavuta mani dukomenesha amavuta musaza niko Patrick uzwi ku izina rya Kazungu hano mumena amavuta y'amagare cyangwa mukora oya natoretse y'igare nari ndimo ndikorera toretse ahantu hose wasanze ari umubwa n'abarara bose bangaha bakubwira mwana iyi ni igare rya mbere ry'igicumbi rwose niko bimeze nawe urabyibonera wabaza uwo mujyamo wanjye nta mudatanga ubuhamya rwose bw'igare tubwire iri gare ni mu cyagara hano mu mujyi nose Kazungu mu buzima busanzwe uba uri hano ugasima nose udoda n'inkweto cyangwa no je nabanje nkubwira ibyo nkora je nkora amagare ya siporo ndayagurisha turanayagura yewe nkakora na moto niyo unashaka nazo turazikugurisha ziba zihari ziba zihari ok none se hano ugasima ubona ibintu bigenda cyangwa oya bitagenda naba ryahari ikigaragara cyo biragenda cyane ok gentlemen tugusanza n'ugasima urabona agasima bimeze gute agasima ni wane mani none se waruje nk'umuyedi cyangwa waruje gutembera bisanzwe uri boss w'igaraje se y'ugasima ok yes ok dusanze gentleman yaje kumenesha amavuta koko se nibyo oya twebwe tuba turi gutembera tureba ukuntu bigiye byifashe tureba abantu baje kumenesha amagaze ese Kazu niko Kazu reka nkubaza akabazo kamwe hari akantu bajya bavuga abanyonzi nka kura lisansi zazamutse cyangwa gaze zazamutse abanyonzi nabo bahita ko bazamura ibiciro Kazu abanyonzi nabo banywesha lisansi cyangwa abanyonzi bo ntabwo bamenesha amavuta ikibaho ngo impamvu igituma ibiciro byabo bizamuka urumva nayo ibintu ku isoko biba byazamuka none umunyonzi ko mumukanikira akaryicaraho rihurahe n'amafaranga amafaranga si amafaranga ari muri wowe ari kuri njyewe igituma bizamuka najya ku isoko guhaha ibirayi baraza kubikenera haba n'ibinyabiziga bya moteri tuvuga ko nyine bikoresha lisansi ikaba yanazamutse nk'uko ibiciro rura yabishyizeho nk'umunyonzi we bizamuka byagenze gute harya urashaka gusobanurira igituma ibiciro by'umunyonzi bizamuka kandi ari gukora amagare biragusaba ko ubanza kunsubiza inyuma kuko ngo mazutu niza kuzamuka nibo bayizana oya bigusobanurira wansubije inyuma ukeneye ko gusobanurira kuko ngo twasubiye inyuma mazutu niba yazamutse sibyo imodoka iraza gukura ibintu wenda no kuvuga ngo umufuka w'ibirayi kivuye
ukuvuga ngo kugira ugeze mu mujyi bitewe n'amazutu yanyweye n'amaritiro imaze kuba yego already byarangije kuzamuka ibiciro kuko yayiguze imuhenze ni ukuvuga ngo rero wa munyonzi niba ari gukorera mu mujyi ku mugoroba araza gukenera icyo kurya sibyo biramusaba ko ajya kugikura hehe kuri wa mucuruzi hariya impamvu araza kujyayo bigahita biguhenda nawe umunyonzi kugira aze kubona amafaranga ari bumugeze ku isoko biramusaba kuzamura serivisi nawe yatangaga avuga ati niba nagutwariraga wenda ku ruyaga 500 sibyo arahita aba 700 kugira aze kubasha kugira iki kujya ku isoko abashe guhaha abanyonzi ni ubusambo we ntabwo ari ubusambo utita ubusambo gute oya dusanze abantu benshi hano ku Gasima kugira ngo tuganire reka tubaze na gentleman iyo amalisansi izamutse ku binyabiziga bikoresha moteri ukajya kusanga n'umunyonzi nawe yazamuye ibiciro byo gutwara umuntu ahantu yari asanzwe amutwarira 100 akamutwarira 200 biba byagenze gute ku munyonzi n'ibijumba kubera ko ibijumba bigura amagi aha yego tubwire tubwire nawe ibijumba wagenda ukagura ibya desi urumva sasa se adesa abaye umva ikibazo dufite twavuze ngo nk'umunyonzi atwara sibyo atwara n'ubundi akoresha imbaraga yakuye mu video sibyo ndetse niyo modoka bigere kubizana ya uko siniva Nyagatare sibyo bigeje nanga no yabirya rega biturutse munsi ya rugo rw'iwawe ese gute nese ntago bahinga umuriro batangira uransinze se gapo uramutsinze rwose ariko kwijana kunyoza kenera imbaraga kandi azabeza nyine na babandi batafite munsi y'urugo barya gahunga none ikiba barakagura nyarisha naho barito apana kuri restaurant nyine uzi impamvu niyo utaba resitora reka wanakagura ukajya mu kabera nugacuruza sibyo nugacuruza aba yakaranguye kandi aranguza imodoka kandi imodoka ikoresha essence neze mugere nsasa uri kumva ko n'ubundi essence ni byose reka tugarukire oya nagutsinze ari kimwe uremeye se ko abanyonzi nabo bazamura ibiciro abanyonzi nta biciro bafite yego ntagire ibiciro bazamura kandi ni ubundi ibibazo byanyu biteye bite ko hano ubundi ngo wowe bimeze bimeze umucyo TV mutubwire ko bihagaze ukuntu ikibazo kimeze turavuga ati se kuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli lisansi ndetse na gaze byazamutse tukibaza se nimba ibiciro na rura yabishyizeho by'ingendo byazamutse ku bakoresha moteri tukibaza umunyonzi ikiwe yazamuye ibiciro akoresha iki urabona hari uguprofitira mu kavuyo ibyo bintu nibyo bishobora kuba byabayeho kubera ko niba umuntu yagendaga n'amaguru bivuze ngo aguhetse ashobora kukwishyuza kubera ko yavunitse ibiciro nibyo yariye bikaba byazamutse ariko umunyonzi nimba yahise azamura ibiciro byazamutse kubera yuko umunyonzi ari kugura gaze kandi gaze yuriye umunyonzi yazamuye ibiciro kubera yuko ari kugura gaze yuriye wese ko umunyonzi acana kuri gaze arya yakoresheje gaze yakoresheje gaze niko amakara nangahe amakara bageze ku 16 amakara nangahe
niko mota reka tubaze ikibazo kimwe turibaza mwebwe mwazamuye ibiciro kubera ko mukoresha moteri zijyamo lisansi umunyonzi we arazamura ibiciro habaye iki arazamura ibiciro akurikije yuko acana kuri gaze kandi gaze yiyongereye nawe urabishyigikiye cyane koko se cyane wese gaze niba yongeye kandi yacanaga kuri gaze uragira ngo bigende bite none se uwo muturage we mugiye guheka muciye amafaranga menshi bari kuyakurayo umuturage se arayakura mu byo yahinze gute ubu se n'ibiti byeze ibihe byahenze urumva ko yungutse none abantu bose ni abahinzi se none ubwo umuntu utari umuhinzi akaba yumvise ibiciro byazamutse urumva yakora iki kindi niyo mpamvu bari guprofitira mu kazi ntabwo azajya atega uwo muntu wumva ko ntacyo ari gukora ntabwo azatega wowe ni kubyumva ko abanyonzi nabo bazamura ibiciro abanyonzi mana yanjye n'abakarani abakarani ngo bagire ute nabo bagomba kuzamura ibiciro abakarani none se umunani ibiryo hano umujyi nta biryo by'igihumbi wabona ibyo bigura ibihumbi bibiri abakarani nabo bazamura ibiciro byose byabazamura koko se nanjye ndabamara kubera iki se abakarani byahenze ibintu byose tugomba kubizamura bikajya uko biri mu giciro mituweli zarazamura amakarani ari kwishyuzwa mituweli y'ibihumbi 5 ayo mafaranga azayakora kandi akorera icyatanu niyo mpamvu rero nabo bazamura ibiciro abakarani kuko ntuzakora icyatanu kuko icyo cy'ibihumbi 2 by'umuceri ese byavamo ariko abakarani ntabwo bagakwiye kuzamura ibiciro bo bagomba kubizamura bigomba kugenda kubera iki se bo bakoresha iki nose bijya biguranga kandi wagura piyesi y'umubiri ibyo byose piyesi zirabone ariko nta piyesi y'umubiri wawe oya abakarani ntabwo bagomba kuzamura ibiciro bowe nabo bambe izo mazu tuzi kuzamuka n'ayo mavuta bikorwa n'abantu ni abakarani oya abamotari bashobora kuzamura ibiciro ariko abanyonzi n'abakarani ntabwo bakabizamuye abamotari nuko esasi yazamutse yazamutse none abakarani bo niki cyazamutse twebwe ibiciro ku isoko amafaranga dukorera make hano muri resitora za Gicumbi hano mu karere ka Gicumbi ifuro ya make kugura make ni icyatanu mwazamuye gute ubu ngubu bihagaze gute niba umufuka w'igiciro umufuka wa sima twawupakuraga amafaranga 50-30 gutyo twashakaga ko ibiciro twabizamura uko ibiciro biri guhenda kandi ku isoko ibiryo biduhenda tukawugira ku ijana kubagira ngo tubashe guhaha ku isoko tubashe kugura ipantaro cyangwa ukaba wagura n'agakweto iyo mituweli umuntu akabasha kuyishyura naho amafaranga 50 iyo yakurikiranye usanga n'ubundi ukora ukarara utanahaza kandi ugaburira umugore n'abana uwishyura n'inzu noneho hari n'abishyura amazu hano mu mujyi ntabwo twese tugira amazu niko mwaza kubigenza cyangwa niko muri kubyifuza icyifuzo nicyo dushaka ntabwo wahita ufata umwanzuro tutari twashaka kugira ngo tutange ibyifuzo byacu ubwo babibatuyeho muri rusange natwe ibintu nk'ibi by'amasoko bizamuka ku biciro biba bigonze buri munyarwanda ntabwo ateguye buri wese biba bimugonze ntabwo aba yarateguye ko bizazamuka iyo rero byazamutse umuntu azamukana n'igihe uko kigenda kijya hejuru n'ibiciro niko bimeze buriya na miti niyo wayigura hano ejo uzasanga niba waguraga 100 bazaguha iby'ibi batazemera mwebwe ntabwo mwuriza kuko ntabwo zitega indege mwebwe n'izo mu Rwanda ariko nk'ibintu twebwe dupakura none mwe muri kuriza twe twazurije namwe bizurire reka sosiyete unare ku kintu gututanga n'abatanga mwebwe ntabwo muzibonamo uzakorera ko ibintu bitatu wabigikura icyatanu uzazuriza muri gushingira kuri umuryango wawe uzahorera twebwe igituma twuriza rero urabona mwebwe ntabwo sosiyete zanyu zari zagera mu bintu byo kuriza ibiciro ntabwo zari zahomba ngo zirebe aho zihombe twebwe aho duhombera twese tuhabona turahombera mu ngufu ibiryo hano tugakoresha ingufu ukabura ibyo uhaha none urya ntarya wewe kurya se wiyicariye aho urumva uvunika nk'imizigo nikore none igipimo rero cyo kuriza mutubwire igipimo mwagendeyeho mwashingiye ku iki twashingiye ku biciro byo mu isoko hano biri kuduhenda kuko iri kugura 200 kuko 200 igura umukanda kuko iri kugura amafaranga 200 atanu mu isoko ubaze icyo cy'umuceri hano ku isoko kikogura amafaranga 1300 cy'umuceri cyatandatu njye nyugura icyarina ubwo wowe uzamuye mu ntera nyigura ngaho ubwo noneho biriya biri hariya icyo ni 400 uzakora ikiro cy'amafaranga 8 njye nyigura 500 icyo twatipakura 8 uzahembwa ngaho
uzuhahira umuryango w'abana 2 3 4 umunyonzi nawe akwiye kuzamura igiciro aho ni itegeko niba yaravunika akaba yakoreraga 200 wenda azagira 2 atazabigira birere ibiciro ko biri kuzamuka bizakomeza kuzamuka cyangwa bizagabanuka n'ibyuma by'amagare hano ubwabyo biri kuzamuka nyafite n'igare n'ibyuma biri kuzamuka ubwabyo mituweli yo birarenze buri munyarwanda njye nashakaga yuko leta yadufasha ibi biciro bikajya hasi bikamanuka ahubwo ibyo byo leta ikagabanya leta irabigenza iterera irashaka twunganire buri munyarwanda imwunganire mu byo akora byose arebe ukuntu yabaho ako kantu ko kabari buri munyarwanda icyiciro cyose arimo yemerewe